Ya ulimwengu
Naumiri nani koza wokovu wangu, nitakaponya mazao. Uliyenikata na huzuni yangu, naumiri nani koza wokovu wangu,
tubona usibye ishimwe n'imitima yacu tuvuga neza kandi muri ibyo rero baravuga ngo kuzamura amaboko yanjye kubera umubavu uhumura umugoroba. aravuga ngo nta magambo nakoresha yo kuvuga ishimwe ryawe Yesu, ariko aravuga ngo reka tuyakubire mu ndirimbo tuzihurize hamwe tuvuga ubwiza bwawe. umunsi wa none ni igiterane cyitiriwe kuko ari icyubahiro kwa Yesu Kristo, ariko kandi duciye bugufi tuzanye imitima inyotewe. Dawidi yaravuze ngo kuko imparakazi ihanizwa cyane no kugira ngo ubone amazi yo mu butayu. Uwiteka uyu mugoroba abaye ku imitima yacu inyoterwa nawe kugira ngo yumve ijambo ryawe. turi abanyantege nke mu bitekerezo, ariko duheze kwishura ubwiza bwawe Yesu Kristo. ntacyo twakwibashisha, Uwiteka Imana niwe duhereza imbaraga. mu bwoko bwose buri aha turaje kugira ngo uhaze imitima yacu, duheze guhinduka. Pawulo yaravuze bazahinduka bate? aravuga ngo n'igihe babwiwe si bazabwirwa nabi. uyu munsi wa none utubwira ari aha ngaha. mwami data ngwino uducishe bugufi, twumve uganiriza imitima yacu. ubugingo bumwe butora Imana, ubugingo bumwe bumenya Imana. iteka tubikora kubera ko twabimenyereye, ariko akenshi Mwami tuba dushaka ko bitugiriraho umumaro. turaje Mwami Yesu Kristo, duciye bugufi, ntacyo twakwibashisha usibye wowe Data. Uwiteka Imana izidukomeze, mu izina ry'umucunguzi wacu.